Ni kenshi hirya no hino mu gihugu abahinzi b'imboga bagiye bataka kubura isoko ry'umusaruro wabo. Uku niko uyu muhinzi wo mu karere ka Rubavu aherutse kubigaragariza inzego zirebwa n'iki kibazo mu biganiro byabereye muri aka karere, ahanavuzwe cyane ikibazo cy'umusaruro w'ibitunguru wangiritse kubwo kubura isoko. Muri ibi bihingwa by'imboga n'imbuto iyo byeze usanga nta masoko ahari, ndetse nta makuru y'amasoko aboneka ku bahinzi. Abahinzi barahinga ariko bakeza nta makuru bafite, ari nayo mpamvu usanga imyaka yabo cyangwa se imboga zabo bihingirwaho. Iradukunda Jerome, umuyobozi w'ihuriro ry'abari mu ruhererekane nyongeragaciro rw'imboga n'imbuto mu karere ka Rubavu, asanga Leta ikwiye kugifasha abahinzi kubona isoko ry'umusaruro wabo, bitabaye ibyo ngo hari bamwe bazibukira ubuhinzi. Ni ukuvuga ngo uko biri kose ubuhinzi ni bizinesi nk'izindi zose. Iyo wari ufite butike gahomba ntabwo ugikomeje gucuruza. Ubuhinzi niba ari bizinesi, umuntu akaba yari yashoye miliyoni 20 agasigarana 200,000, ubwo byabyo ntabwo byavamo n'inyongeramusaruro. Ubwo rero bamwe bazabireka, abashoboye abari bo akomeza. Abagize societe civile bo bagaragaza ko guhangana n'ikibazo cy'umusaruro w'ubuhinzi upfa ubusa kubwo kubura isoko, bisaba kunoza uburyo bwo guhanahana amakuru y'aho ibihingwa runaka bikenewe. Icyakora ngo abahinzi nabo bakwiye gucika ku muco wo guhanga amaso isoko rya Kigali gusa. Paul Mbonyi ayobora umuryango wa Dekoro uharanira inyungu z'abaguzi. Mu gutekereza amasoko usanga abahinzi bose batekereza ku mujyi wa Kigali, ntibatekereze no mu tundi turere, twavuga nka za Rusizi, twavuga muri Huye hari ibigo by'amashuri menshi, mbese hari utundi duce twinshi tuvuze ku mboga iburasirazuba tuteramo imboga ariko usanga wa musaruro utajyanwayo. Mukaniyonzima Dativa ushinzwe gukurikirana ibijyanye n'uruhererekane nyongeragaciro ku bihingwa bitandukanye muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda, avuga ko nka guverinoma bari gushaka uko abahinzi b'imboga n'imbuto bajya mu mahuriro kugira ngo no guhanahana amakuru y'ahari amasoko byorohe. Rero ku rwego rwa gavumenti twari twasabwe ko tugomba gushyiraho platform mu turere dutandukanye tugaragaramo umusaruro w'imboga n'imbuto, kugira ngo mu by'ukuri ikibazo gihora kiriho kuvuga ngo umusaruro w'imboga wese ariko wabuze amasoko. Muri gahunda ya guverinoma y'imyaka 7 izageza mu mwaka wa 2024 harimo yuko ku bufatanye n'abikorera ubucuruzi bw'ibikomoka ku buhinzi buzakomeza gutezwa imbere, hanashyirwaho ingamba zo kuzamura umusaruro hagamijwe kuwongerera agaciro no kuwugeza ku isoko. Hashize igihe mu Rwanda hatangijwe umushinga wiswe Imirire Myiza Iwacu ugamije kongera umusaruro w'ubuhinzi mu bwinshi no mu bwiza no gufasha abahinzi kuwushakira amasoko. Daniel Hakizimana, Flash TV.